karame teta. Nanjye wanije umugozi nkasimbuka. Hirwa wanyigishije gusimbuka umugozi? Ngazana nkwigisha. Ubundi ufata umugozi gutya, maze ukawuzunguza, wagera hasi ku maguru ugahita usimbuka. Wabibonye? Yego. Gakira usimbuke turebe. Ntureba ko utangiye kubimenya, noneho ngera usimbuke ndakubarira kugera ku 10. Ngaho bara. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Noneho nabimenye Hirwa. Bite teta, bite nawe Hirwa? Ni byiza. Mwaretse nanjye tugakina? Yego, ngaho ujyamo hagati usimbuke. Mwiriwe mama. Wiriwe neza teta. Iyo shati wayifunze ute? Sinayifunze neza se. Oya ntabwo ari ukubafunga ibipesu. Gwina nkwereke. Dore yafunze ishati uyisumbanya. Yifungure nkwereke uko bayifunga neza. Uhera ku gipesu cyo hasi ufunga, ugafunga kugeza ku gipesu cya nyuma, udasimbutse noboro n'imwe. Wabibonye? Yego mama. Ngaho ugerageza ubikore nawe. Ntubona noneho ukuntu ishati kubereye? Ayiwe, Uwakirwa? imishumi y'inkweto iranteze ndagwa papa. Yo, ihangane. Ubabaye he? Ni ku mavi ariko si cyane. Hirwa, ntuzongere kugenda wambaye inkweto zidafunze imishumi. Ni bibi byatuma witura hasi ukavunika. Sibyo? Nibyo papa. Ngaho ufunga imishumi y'inkweto zawe. Papa, ntabwo mbizi. Ngiye kukwigisha uko bafunga imishumi y'inkweto. Ndafunga urukweto rumwe, nawe ufunga urundi. Yego papa. Ngaho nawe ufunga urundi turebe. Aha, ntubona noneho ko bibaye byiza? Nujya ubona n'abandi bana bambaye inkweto zifunguye imishumi, ujye ubabwira bazifunge. Yego papa. Ngaho ugenda ukuremo imyenda y'ishuri, uza tujyane ku isoko. We are happy every time.